byiza ko rero dukurikiye reka turebere hamwe ibintu cyangwa impinduka zishobora kuba ku mugore igihe yaba amaze igihe kinini umwaka amezi 6 adakora imibonano mpuzabitsina. Nyuma yo gukora iyi video ireba abagore nabo cyangwa abakobwa bagiye bambaza impinduka zishobora kuba ku bagore, shaka ko izi mpinduka rero tuzireba hamwe kugira tubyumve kimwe, cyane cyane ko hari abantu baba babana nk'umugabo n'umugore cyangwa abantu babana nk'abakunzi ariko bikaba byagera aho bamara igihe runaka umwaka badahuye badakoze imibonano mpuzabitsina. Njye ni Dr. Safari Bizimana, bashimiye kwa mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu ibuka gukanda kuri like hano hari akantu kameze nk'aka, okay, wahakanze maze dukomeze. Impinduka ya mbere ishobora kuba ku mugore umaze igihe runaka, igihe kinini, umwaka, amezi 6 atabonanye n'umugabo cyangwa bataryamanye, nuko ashobora kugira impinduka mu misemburo. Iyi misemburo ni ya misemburo akenshi ikorwa cyane mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina, cyane cyane ya misemburo ituma habaho amavangingo, estrogene, ariko ashobora kuba n'indi misemburo nka za endorphine, ocytocine, prolactine. Iyo misemburo yose iyo umuntu amaze igihe runaka, uwo mwaka, amezi 12, amezi 6 adakoze imibonano mpuzabitsina, ingano y'iyo misemburo iragabanuka. Iyo ingano y'iyo misemburo rero igabanutse, ingaruka zitangira kugaragara, cyane cyane nko ku mugore, ububobere cyangwa amavangingo aragabanuka. Impamvu amavangingo agabanuka birumvikana ko ingano ya estrogene iba yagabanutse, ariko usibye n'ibyo n'ubushake buragabanuka. Ibi ngibi ntabwo bivuze ko iyo ubwo bushake bugabanutse buba butazongera kugaruka, ahubwo nuko igihe wongeye gusubira gukora imibonano mpuzabitsina, nimba umugabo yaragiye kure, yaragiye mu kazi, cyangwa nimba umukunzi wawe mutari kumwe, igihe agarutse ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri, kugira ubushake buhite bugaruka bifata igihe runaka, ariko iyo mumaranye iminsi 2-3 cyumweru, umubiri uhita wisunganya, ya misemburo ikongera igakorwa neza ku bwinshi, bwa bushake bukagaruka, ya mavangingo akagaruka. Ibi ngibi rero birumvikana ko iyo amavangingo yagabanutse, igihe uzongera gusubira gukora imibonano mpuzabitsina ushobora kubabara, ushobora kumva wumye cyane ku buryo byafata igihe, cyangwa byasaba ko mubanza gukora bya bindi by'ibanze mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina nyirizina. Ibi ni ibya mbere. Icya kabiri tugomba kumenya ni mu bijyanye n'ubwonko. Umugore umaze igihe cy'umwaka cyangwa amezi 6 adakora imibonano mpuzabitsina, ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi ngibi bishobora kumufasha kongera kuba focus cyangwa kuba concentré ku bintu arimo, nimba hari projet afite, nimba hari imirimo afite, nimba hari amashuri afite. Iyo amaze igihe runaka adatekereza cyangwa adakora imibonano mpuzabitsina. Iyo tuvuze ko udakora imibonano mpuzabitsina bijyanye kutareba amafilme y'urukozasoni, kutikinisha no kudakora imibonano mpuzabitsina nyirizina. Iyo umaze rero uwo mwaka, amezi 12, utareba amafilme y'urukozasoni, utareba amashusho y'urukozasoni, udakora imibonano mpuzabitsina, utikinisha, bituma ubwonko bwawe bwongera kwikonsantra ku kintu kimwe. Nimba uri mu kazi, nimba hari project wari ufite, nimba hari ibintu wari uri gutekerezaho mu mishinga, ibi ngibi bituma ubwonko bwawe buba focus kuri ibyo, bikaba byatuma ibyo bintu ubikora neza, ubikora ku murongo, ubitunganya, bikagenda neza cyane. Gusa ikindi cyagaragaye nuko hari abandi bagore iyo amaze icyo gihe adakoze imibonano mpuzabitsina, mu mutwe hahita haza akajagari, akaba wa mugore uhorana umushiha, wa mugore ubura ibitotsi, wa mugore uhora avuga nabi. Ibi ngibi bikaba byaterwa nuko ya misemburo ya ocytocine, endorphine na prolactine iba yagabanutse. Ibi ngibi rero ku mugore umwe birumvikana ko aba yabyungukiyemo, kubera ko ubwonko bwe reaction yabwo imufasha kwikonsantra ku bintu bimwe, mu gihe kundi mugore, kundi kategori y'umugore
ahora atangira kugira akajagari mu mutwe kubera igabanuka ry'iyo misemburo twavuze haruguru. Ikindi twavuze ni uko umugore umaze icyo gihe adakora imibonano mpuzabitsina ashobora kwimenya. Tuzi ko abagore benshi batiyizi neza. Usanga umugore yarashatse afite umugabo ariko ntabwo yizi neza. Kwimenya ahangaha ashaka kuvuga ni iki? Hari umugore utazi ko kugira arangize umubiri we ureyajisa iyo umugabo yakoze ahangaha cyangwa iyo byagenze gutya. Muri iyo periode rero, muri icyo gihe uba udakora imibonano mpuzabitsina, utayitekereza, utikinisha, utareba amafilime y'urukozasoni cyangwa amashusho ameze nk'ayo, bishobora kugufasha kwitekerezaho. Wakwitekerezaho noneho mu gihe runaka utanazi neza, ugasanga wavumbuye ko kumbe umubiri wawe ushobora kureyajisa byagenze gutya, ushobora kubona ibyishimo byagenze gutya. Aho ngaho bikaba byagufasha ku buryo igihe wazongera gukora imibonano mpuzabitsina wazamenya, wazajya kongera kubikora wamaze kwivumbura, wamaze kumenya uwo uri we, wamaze kumenya aho umugabo ashobora gukora, ukarangiza aho ushobora kubona ibyishimo, indunduro y'ibyishimo igihe muri kubikora. Ikindi dukwiye kumenya rero ni uko kumara igihe runaka udakora imibonano mpuzabitsina bishobora kugufasha kumenya cyangwa kumenya nimba wakomeza umubano wari urimo cyangwa nimba wawuhagarika. Ibi nzi ko abagore benshi babizi. Akenshi umugore cyangwa umukobwa aba ari kumwe n'umukunzi we cyangwa n'undi muntu babana muri icyo gikorwa, atazi ko uwo mukunzi icyo amukundira ari imibonano mpuzabitsina. Rero igihe wafashe umwanzuro wo kuyihagarika mu gihe runaka, amezi 6, amezi 8, ibyo ngibyo bishobora kugufasha kumenya nimba uwo muntu mwakundanaga yaragukundiraga ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina gusa, cyangwa nimba yaragukundaga bya nyabyo agukundira uwo uri we. Ikindi dukwiye kumenya ni uko imibonano mpuzabitsina ishobora, usibye ko kuri bariya abantu ishobora gutuma umenya impamvu umuntu agukunda, nimba agukundira by'ukuri cyangwa nimba atagukunda. Ahubwo ku bandi, kumara igihe runaka udakora imibonano mpuzabitsina bishobora kuzana amakimbirane. Ibyo byo birumvikana. Nimba umugore amaze igihe runaka yaranze gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we ku bushake nta zindi mpamvu, hari igihe umugabo atabyumva neza, bikaba byatuma havuka amakimbirane. Ikindi twamenya mu nyungu ni uko umuntu udakoze imibonano mpuzabitsina byagorana cyane ko yarwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, byagorana cyane ko yatwara inda atateganyije, byagorana cyane ko yagira ibibazo byinshi bijyanye n'imyanya myibarukiro, kubera ko nyine birumvikana ko nta contact ibera aho ngaho. Ibi ngibi rero bishobora gufasha umugore kwirinda indwara nyinshi, ama-infection mu miyoboro y'inkari, za cancer ziterwa na human papilloma virus n'izindi ndwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye, twongera kubibutsa gukanda kuri follow ahangaha, ukande kuri subscribe no kuri like. Nawe utaha, bye bye.